kuva tariki 30 z'ukwezi kwa 11 kugeza tariki 12 Ukuboza 2023 isi yose iteraniye i Dubai mu kwiga ku cyakorwa kugira ngo harwanye ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Hararwanywa ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, nyamara hirya no hino ibikorwa byangiza nyine ikirere byo birakomeje, birimo ikoreshwa rya peteroli kubera ko iracukurwa buri munsi. Utugunguru turakomeza kugurishwa ari twinshi ku isi, kandi nyamara ibyuka biyivamo nibyo bigenda nyine bikangiza icyo kirere. Inganda nyinshi zikomeje nyine gukoresha ibyo bikoresho, ndetse hafi aho ngaho aho inama iri kubera utwo tugunguru niho tugurishirizwa mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Aho nyine baraniga nyine kuri iyi nama yo kurwanya imihindagurikire y'ikirere, mu gihe n'ubundi iruhande rwabo muri Gaza hari guturikira ibibombe bitumura ivumbi rigenda rikangiza ikirere. Uyu munsi ngikirere cya bimwe mu bihugu cyamaze kwangirika burundu. Urugero, ibihugu nka Pakistani na Bangladesh ndetse n'Ubuhinde ngikirere cyabo cyamaze kwangirika kugeza n'ubwo abana benshi bapfa babuze umwuka wo guhumeka, cyane cyane bari munsi y'imyaka 5. Ikindi kintu ngo giherutse kugaragaza ko hari umwuka mubi ukabije mu gihugu cya Pakistani ndetse no mu gihugu New Delhi mu Buhinde. Haretse kugaragara imirambo y'ibisiga byinshi byahubutse mu kirere gikubita hasi kubera buze umwuka wo guhumeka, ntibyabasha gukomeza kuguruka, bipfa bityo. Benshi mu batuye ibihugu nk'Ubuhinde, Pakistani na Bangladesh ngo ku kigero kiri hejuru ya 20% bafite kanseri yo mu bihaha iterwa no kubura umwuka mwiza wo guhumeka. Ikirere cyabo cyamaze kwangizwa n'ibyuka biva mu inganda nyinshi zitanujuje ubuziranenge nyine, kubera abaturage benshi batuye muri ibyo bice baba bagomba gukora kugira ngo bashake imibereho, bacana amakara, bagacana inkwi. Ibyo byuka byose bigahurira mu kirere bikagenda bikacyangiza burundu. N'ubuzima bubi bafite buri guterwa n'ibikorwa bya muntu ari we bonyine biyangirije ikirere. None uyu munsi ubuzima bwabo buri kwatikirira. Gusa nanone ngo biragoye yuko umuntu yazabasha kubaho muri ibi bihe ikirere kitangiritse cyangwa se ibihe bidahindutse, kubera yuko ibikorwa bye by'umwihariko nibi cyane uhereye ku bantu abyara. Kuvuga ko abantu benshi biri mu byangije cyane cyane iki kirere ndetse n'umwuka duhumeka, kuko ngo kuva mu mwaka w'1900 ngo habayeho ubwiyongere butangaje, kuko abantu bavuye kuri miliyari 1 bagera kuri miliyari 8, bivuze ko yongera miliyari 7. Abo bose bakeneye ibyo kurya bituma bajya kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima. Abo bose kandi bakeneye aho gutura bituma bajya gutema amashyamba. Abo bose kandi bakeneye inkwi zo gutekesha bituma nabwo bakomeza kwangiza ibidukikije. Ibyo bidukikije nibyo byohereza umwuka warindaga ikirere ukarinda no guhindagurika kw'ibihe, ariko ngo birasa n'ibitagishoboka nkuko byatangajwe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera ibidukikije. Ngo kugira ngo abantu babashe kuba kuri iyi si bisanzuye ndetse bafite umwuka mwiza wo guhumeka, ngo byasaba yuko haboneka izindi isi 3 zingana nk'uko isi ingana. Ibyo ntibishoboka kubera yuko nyine n'ubushakashatsi bukorwa bwinshi bugaragaza abandi bantu bajya gutura wabusa n'ubutagira igisubizo butanga. Kandi ngo binashobotse hajyaho gutura nyine abamikoro akomeye nabo bakeya bagasiga isi bamaze kwanduza bakayisigira muntu, cyane cyane uw'amikoro make agasigara yibabariramo. Ariko nabyo n'ubundi birasa n'ibitarashoboka. Uyu munsi tariki ya 8 Ukuboza ni umunsi siyiziza kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ariko umunsi barawiziza mu gihe ibihe byo bisa n'ibyamaze guhinduka burundu, kubera yuko ngo bisa naho nta bihe bizwi bikibaho nkuko mbere bavugaga ngo umuhindo, impeshyi, urugaryi, itumba. Ngo ibyo bihe birasa n'ibitakibaho, byarivanze burundu kubera yuko nyine ikirere nacyo cyamaze kwangirika. Ibihe nabyo byarahindutse. Urugero nko minsi ishize mu mpeshyi yo ku mugabane w'Uburayi havutse ubushyuhe budasanzwe butigeze bubaho kuva isi yaremwa. Amashyamba menshi arashya afatwa n'inkongi ziturutse nyine muri ubwo bushyuhe butunguranye. Mu Bufaransa naho havuka inkongi zidasanzwe ndetse zipfiramo n'abantu benshi. Ariko nanone ikigaragaza impinduka z'ibihe, nta minsi myinshi ishize ndetse n'ubu biracyahari ku mugabane wa Afurika, cyane cyane ibihugu byo mu ihembe rya Afurika nka Kenya, Ethiopia, Somalia ndetse na Tanzania. Ibihugu byose bisa n'ibihugu bimaze iminsi mu kiriyo kubera yuko haguye imvura idasanzwe iteza imyuzure nayo idasanzwe itarigezeho mu myaka yabanje. Abantu benshi barapfa. Ni ikibazo nyine gikomeye kijyanye n'impinduka z'ibihe, ariko nanone bikomoka ku yangirika ry'ikirere, byose bitewe n'ibikorwa bya muntu yabaye banga mwabo, yakoze ibikorwa byinshi aharanira iterambere, yangiza ikirere, none ingaruka ziri kumugeraho we ku giti cye. Gusa nanone ngo hari icyakorwa ngo nuko buri wese yabigira ibye, ibihugu bigashikarira gukoresha ingufu zisubira no guhagarika inganda zikoresha ibikomoka kuri peteroli cyane cyane bihumanya ikirere. Ibyo cyane cyane ni ibihugu byateye imbere, ariko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byo bisabwa nabyo uruhare rwabyo, cyane cyane uruhare rurimo kugabanya abaturage hitabwa kuri gahunda zo kuboneza urubyaro, kugira ngo abakeneye ibyo kurya, abakeneye inkwi zo gucana, abakeneye aho gutura bagabanuke, be kwangiza urusobe rw'inyabuzima bitanga umwuka ujya kurinda icyo kirere. Henshi ubu kuri iyi si hari ikibazo kimeze gityo, kugeza n'ubwo ishyamba rya Amazon ryafatwaga nk'ibihaha by'isi, kongera andi mashyamba kimeza n'ibindi byanya bikomye yose ubu yamaze kwangirika. Ibice byayo binini byamaze gutemwa, abantu bashaka aho gutura, bashaka inkwi zo gucana cyangwa se bashakiraho imibereho, kubera yuko nyine ahandi ibiryo byabuze. Abana benshi uyu munsi cyane cyane bari munsi y'imyaka 5 ku isi barapfa bazinzara kubera yuko nyine umusaruro wabuze. Inzara ikomoka ku mihindagurikire y'ibihe, washaka yabyumva.
kubyumva, kuko imvura itaguye neza ibyo kurya ntibyaboneka, izuba ryavuye nabi riraza rikabyangiza. Gusa nanone ngo rero rwa muntu cyane cyane umuntu ku giti cye ngo haro rwagira umumaro, ngo benshi muri twebwe dukeneye inkwi nyamara nta mashyamba tugira, ngo mu butaka butoya ufite uteyemo igiti niyo cyaba igiti cy'imbuto byagira umumaro kubera yuko wazarya za mbuto ariko no muri cya giti kigatanga umwuka. Ngo ntibikwiye yuko umuntu aba afite ubutaka bwitwa ubwe uko bwabungana kose hakaba nta kimera cyangwa se by'umwihariko igiti giteyeho. Nidukomeza kugendera mu kigare cy'imibereho turaza gusenya isi abo tuzabyara be kuzabona isi baturamo. Ibyo birigaragaza kubera yuko ibinyabuzima byinshi byamaze gukendera ku isi bitewe nuko bitagifite aho bituye, umuntu yamaze kuhasenya. Muntu nibanga mwabo, amakimbirane hato na hato arakurura intambara zikubita ibibombe nyine bijya kwangiza icyo kirere twavugaga. Imihindagurikire y'ibihe nayo ikabije ityo, n'urugendo duhuriyeho ariko wenda tutumva kimwe, ari nabyo byagiye bituma kuva mu myaka yashize nta musaruro utanga. Reka duhanga amaso izo nama turebe icyo zizatanga, n'uko bigaragara ntacyo zitanga kubera ko mu myaka yashize